Ibuka nanjye nibuke Rwanda, ibuka cya gihe umwijima ubuditse, imahanga hahanda bene u Rwanda, indwara zizonga abakanyarwanda, imihoro ibaga imihogo y'abatutsi, imiborogo yuzuye iminwa y'abahigwaga. Ibuka nanjye nibuke twomorane ibikomere, imitima yasaritswe n'intimba iruhuke, intimba icike twimuke icyizere cy'ubuzima, urumuri rutazima nirwake muri twe. 1994 tuwuzirikane, twibuke twiyubaka twese. Ibuka aho wavuye Rwanda, hamwe hatagiraga isura no gususuruka, harangwaga n'umususu w'ubutitsa, iteka urwango n'umwigana ari byose, umutekano ari ntarangwa, amahoro ari ntayo. Impuruza ye nta buyobozi bwiza, iyo mu mwaka w'1994 wadushaririye nk'abanyarwanda, waranzwe na Genocide yakorewe abatutsi, interahamwe zimuhiga bukware, kandi nta cyaha yakoze azira ukwasa. Ibuka nanjye nibuke Rwanda, ibuka ubwo umututsi yabonaga akaga, ingimbi n'abangavu babaye ab'umuborogo udashira, ibibondo bivutswe ubuzima burazima, ababyeyi bamburwa agaciro kabo, amacakubiri ahabwa agaciro bidakwiye, umuryango waraciwe kubw'ingengabitekerezo mbi, igihugu cyahindutse umwijima cyane gihindanyijwe n'abacyo, ibihe bindi biratinda biratebuka, ubwigunge buba umutako. Ibuka nanjye nibuke, twibuke twiyubaka, twibuke abacu bishwe bazira uko bavutse, twibuke ababyeyi bacu tubazirikane iteka, duharanire kububahisha, dufatane urunana, dufatanye kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe abatutsi, dutange no kwijima ku maso, dukomere. Ibuka wiyubaka, nanjye nibuke niyubaka, dukomezanye imitima yacu tuyomora ubwacu, dusenyere umugozi umwe, abatubona batwifuze. Amahanga yarebereraga cya gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi, abone ko twiyubatse. Twibuke twiyubaka, kwibuka sinzika abanyarwanda. Ibuka nanjye nibuke, dushimire inkotanyi, izo zatugobotse zokabyara, zirangajwe imbere na nyakubahwa perezida wacu Paul Kagame, bati u Rwanda rukwiye kuba nyabagendwa, Nyarugenge ikagendwa. Mwarakoze inkotanyi, ejo hazaza heza turahabakeje. Uwo musozo n'umusubirizo no gususuruka no kwisanzura bitagira uko bisa. Uwo musozo n'umusubirizo no gususuruka no gusagamba, wisuganya buri munsi, uharanira gutera intambwe Rwanda, tubikesha ubuyobozi bwiza butandukanye n'ubwahozeho. Ahari umwijima hazanye umucyo udakomwa mu nkokora, iterambere rirarambye iwawe, habarizwa ibikorwa rusange. Nta munyarwanda ukigendana impungenge, yabonye ubwigenge n'ubwisungane mu kwivuza. Ntarembera mu rugo iwe, ibikorwa remezo yarabyegerejwe. Inzira y'ubumwe n'ubwiyunge yabaye nyabagendwa, iratunyuze. Ubu duhana abageni tutitaye ku ruronda kwabo cyangwa ku ironda karere, ndetse nta by'umuhutu n'umututsi cyangwa umutwe. Ntawe uhezwa ku murimo, mwarakoze babyeyi. Ntiduhezwa mu itorero ry'igihugu, ntiduhezwa mu bitaramo n'amasibo. Amasibo aduhuza turi benshi, akaduhuriza muri byinshi byiza bibereye u Rwanda. Ibuka usigasire amateka yawe Rwanda, dusobanuze neza inyangarwanda zitazatuyobya. Ntidukwiye gusubira inyuma,
nta muhutu, nta mututsi, nta mutwe. Ibyo twabitaye kure ni amateshwa n'amanjwe yazanywe n'abakoloni. Turajwe ishinga no kwiyubakira u Rwanda twifuza rutubereye. Ntidukwiye guta igihe, kirahenda. Umwanzuro ni ukubaka isi nziza itubereye, aharanzwe na Jenoside yakorewe Abatutsi hakaganza ibyiza. Abatubonye bakatureba bagashoberwa, bagasobanuza twabasize, tugatana no gutatira igihango twahanye nk'Abanyarwanda. Banyarwanda, Banyarwandakazi, interuro ni ndi Umunyarwanda. Twese hamwe twibuke twiyubaka. Ibuka nanjye nibuke Rwanda, amateka yawe ntakazime na rimwe. Amashami yashibutse ku giti cy'umuruho araganje, azahora ari inkingi igukomeza. Ibuka nanjye nibuke Rwanda.